umuntu Imana yirata. Ola sedeleforia. Ahaba imvura, ahaba izuba, ahaba gucuruza ugahomba, ahaba mukeba n'abamukase, ahaba isari n'amatiku, Mana ufiteyo umuntu. Imana ikababwira ngo nimurekeraho umunsi umwe. Mukiranutsi Imana imuvuga mu ijuru ikamuvuga no mu isi ngo niwe byirato by'Imana. Niwe Imana yirata. Ubu n'Imana ntigihangana ngo ari ku munsi umwe ngo ijya yirata igahagarara ikivuga ibigwi, ngo yarangiza ikavuga ibigwi by'umukiranutsi. Wigeze ibwira Satani ngo uretse kwiruka wirukanka, uretse kuzerera maze nkwiratire, mfite umuntu ndamufite. Ariho, ntiyapfuye, aracyahari. Ngo Shitani arabihakana ati ntawe ufite. Imana iramubwira ngo nta muntu wabonye, ntiwabonye Yobu, ntiwamubonye. Shitani ati ntawe nabonye, ahubwo nabonye ibintu afite. Nahuye n'inka, nahuye n'abana, nahuye n'ingamiya. Imana iramubwira ngo warebye nka Shitani wowe, ngewe Imana nabonye Yobu, n'inka ntazo nzi, nabonye uzifite. Mukiranutsi Imana ijya imwirata, ijya imwirata. Haleluya. Utekereze wicaye hano muri urusengero, muri inzu itirirwa izina ry'Uwiteka, utekereze Imana ivuze ngo ni wowe nabonye. Sinabonye kuri mugufi, sinabonye kuri muremure, sinabonye ko wariye byinshi, nabonye ko ari wowe mukiranutsi. Ikabivuga mu muryango, ikabivuga muri karitsiye, ikabivuga. Mwumva byoroshye? Ariko se nimwumva ko gaciro utavuzwe n'abantu ukavugwa n'Imana? Ariko yo nanabivuze, reka nyine nkomeze muvuge ntacyo bitwaye nawe, kuko nyine we nigeze mbura n'ingorane mu rusengero rumwe, mwekagira Imana mwe, ingorane ziragwira. Nari mperukanye n'umuntu ashize imyaka 20, ubanza narabivuze. Baramvumbwira ngo yari yapfuye nyine yitabye Imana, ngo ninze njye gutanga ubuhamya. Ndavuga nariko ntiduherukana n'uyu muntu, batari kuramuzi, ndamuzi n'uwi wacu, yari umukozi w'Imana. Mvuga none se waje kukiriyo ukaduha ubuhamya? Ntarega mberukana nayo mu myaka 20, kitse namvuga ubwo muri primaire. Ati ngwino dufashe. Nyine ndabafasha ngo iki? Yetu ubuhimbe ari kubivuge. Umva, nze mbembe ubuhamya ko yapfuye. Ati no hari umuntu wapfuye ubura ubuhamya. Ndihoshe, ndirakareka, nzavuga ko muzi ariko nta bindi nzi. Sinjya guhimba ubuhamya ngo nuko umuntu yapfuye. Uzi kugira ngo umuntu abe mu rusengero napfa bahimba ubuhamya? Ngo yagazinduka, ngo yagiraga isuku, ngo yambikaga abana neza. Ibyo se nyine ni ariko ibyo ni inshingano zawe, ahubwo kutabikora ufite ikibazo. Ntabwo ibyo ari byo bikugira umukiranutsi. No, abantu bajya batwita bo tutari bo, ariko ubuhamya umutima w'umuntu witangira. Haleluya. Alalalala. Naravuze ni ntabyo ntanga. Nari nicaye nkariya, ndicandireka numva ko babuhimba. Umupasiteri aravuga ati turahombye. Bati duhombye umuntu, ikintu duhombye gikomeye. Yagiraga impano yo gusabira abageni. Yajyaga asabira abakwe, agasabira abageni, abahungu bacu bose nta kibazo bigeze bagira. Umva, umuntu umaze imyaka 40 yicaye hariya ngo no gusabira abageni gusa, nta mfubyi yafashije, nta mukene yasuye, ntabyo bavuze. Ariko uyu muntu imyaka maze ike no gusabira abasore n'abakobwa, kuvuga ijambo.
tega amatwi. Umugore we yaraje buri icyo avuga, aravuga ngo umugabo wanjye ngo yari umugabo wanjye, ngo yari papa, ngo yari musaza wanjye, ariko ngo muzi icyo mvuga, ngo Imana imwakire. Ararira, turarira ariko ntacyo uvuze. Ajya kwicara. Umuhungu we ngongeye ngo papa ngo ndahombye, ngo mbahombye ikintu gikomeye, ngo twabaga twicaye muri salo ngo turi kuganira, ngo yagiraga impaka. Aratinyuka bivugira hano ngo isi ngo yagiraga impaka nk'abafana b'umupira. Ni murekera umureke tujyana umuntu ntari bugaruke. Ntabwo Imana igitwirata kuko twariye byinshi cyangwa twariye neza. Ndigitwirata kubera amazu dutahamo, itwirata kuko turabakiranutsi. Haleluya. Ariko birumvikanye, gukiranuka mu magambo make ni ukumva icyo Imana ivuze ugashyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka. Ibindi Imana izabibashoboza. Ni ukumva ibyo Imana ivuze ugashyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka. Aburahamu yumvise icyo Imana ivuze, akora ibyo Imana ishaka. Asifiwe. Nowa yumvise icyo Imana ivuze, ashyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka. Imana iravuga ngo muri abakiranutsi. Ntushobora gukiranuka udashobora guhishurirwa no kumva ijwi ry'Imana. Ntushobora gukiranuka udakora ibyo Imana ishaka. Ntibishoboka. Umukiranutsi rero Imana imuvuga mu ijuru ikamuvuga no mu isi, arakomeye. Umukiranutsi afite inyungu zikomeye. Haleluya. Imana, Bibiliya ivuga ngo Imana imuhozaho ijisho. Ijisho ry'Uwiteka rihora, yaba ari mu buvumo, yaba ari mu ishuka, yaba ari muri dushe, yaba agenda mu modoka, ijisho ry'Uwiteka rihora ku bakiranutsi. Icya kabiri, amatwi y'Uwiteka ahora ateze kumva ibyo abakiranutsi basaba. Niyo mpamvu navuga ngo nimuba amaso muri iri jambo, Imana iguteza amatwi. Abantu bakumviye ubusa ntacyo babikozeho, ariko Imana waje imbere, haleluya, iteza amatwi, iteza amatwi, iteza amatwi, iteza amatwi. Umukiranutsi ni umunyamabanga w'Imana. Yemwe, haleluya. Muzi ko umuntu ashobora kugira inshuti ariko akabura umunyamabanga? Birumvikanye. Umuntu ashobora kugira inshuti, mwese muri inshuti zanjye, mwese Imana ibaho umugisha, ariko ni muri abanyamabanga ba n'abo bantu mwicaranye ni inshuti zawe, ariko kugira ngo ubone umunyebanga, hari n'igihe na mama wawe wakubyaye utabimubwira, uwo munsi ibere rimwe. Ariko umukiranutsi k'Uwiteka niwe ubitsa amabanga, agenda n'amabanga y'Imana. Ngo niwe ujya utera Imana kwivuga, kwivamo, ikamubwira ibiriho n'ibizaba. Umukiranutsi atera Imana kutigirira ibanga, Imana ikarimubitsa. Haleluya. Umukiranutsi w'Imana ni umunyamabanga, arakomeye ku rwego ruri hejuru, kandi ng'umukozeho gusa, umutunze urutoki gusa, ntabwo ari we abarutunze, abarutunze k'Uwiteka. Kandi Uwiteka ntajya yihanganira kurenganywa k'umukiranutsi.